biratubwira ngo azabishisha inkota ivuye mu kanwa ke, azahamagara inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ababwira ngo nimuze muge intumbi z'abami n'iz'abatware n'iz'ibikomangoma abakomeye n'aboroheje. Kandi aho ngaho muri iyo ntambara niho wa muhanuzi ibinyoma witwa Antikrito azafatirwa, hamwe azabaho umuzuko w'abakiranutsi. Uwo muzuko iyo tuwusomye dusanga Bibiliya ivuga ngo ni umuzuko wa mbere, ariko twareba tukabona hari indi mizuko yawubanzirije, hazaba impaka zitandukanye cyangwa se ibisobanuro bitandukanye. Uwo muzuko uzabugizwe n'ibice ngo umwami azomanuka avuye mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, aravuga ngo uwo munsi abapfuye bazazuka, natwe abariho duhindurwe tuzamuranwe tuza gusanganira umwami mu kirere. Iryo ni itsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu ni abantu bazashyirwaho ikimenyetso mu gihe cy'ubwami bwa Antikrito cy'imyaka 3 n'igice, bazashyirwaho ikimenyetso kugira ngo bagende bamamaza ubutumwa hirya no hino ku isi. Aho niho Yesu banditse muri Matayo 24:15, baravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bujigishwa mu isi yose. Abo bantu iryo tsinda tibazaramya ya nyamaswa, tibazemerwa no gushirwaho cya kimenyetso. Abo ngabo nibo tsinda rya gatatu. Buzategeka gahande kamwe, tibuzategeka iburasirazuba ngo bureke iburengerazuba, buzategeka iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburyo n'ibumoso, kuko byanditswe ngo ubwami bwa Yesu buzakwira isi yose. Abakiranutsi nibo bazinjira muri ubwo bwami, abakiranutsi bo mu isezerano rya kera, abakiranutsi bo mu isezerano rishya, abakiranutsi bazakiranuka igihe cy'imyaka 7 batazemera kuramya Antikrito cyangwa se kuramya igishushanyo cye. Abo bose nibo bazinjira muri ubwo bwami. Ijambo rya kabiri iye kubabwira ibizaranga ubwami bwa Kristo. Ubwami bwa Kristo hari ibindi 15 bizaranga ubwo bwami. Icya mbere buzaba ari ubwami bw'amahoro, icya kabiri buzaba ari ubwami bw'ibyishimo, icya gatatu buzaba ari ubwami bwera, icya kane buzaba ari ubwami bw'ibyiringiro, buzaba ari ururimi ruhuza abantu bose. Jambo rya 14 abantu bazagira urusengero rumwe. Jambo rya 15 intambara zizashira. Haleluya. Bibiliya ikatubwira ngo muri iyo minsi isi zuzura kumenya Imana kuko amazi yuzuye mu nyanja. N'ubwami bw'amahoro, n'ubwami buzaba ufite ubwiza bumeze gutyo, ariko si byo herezo ry'ibintu. Hari ubundi bwami buzatsimbura ubwo, ni ubwami butazatsimburwa n'ubundi bwami, buzaba ari ubwami bw'iteka ryose, nibwo bwami tuzaba mu iteka. Haleluya. Amen. Cyongeye kandi mwitangira ry'ubwami hari ikizabisa abantu bari mu gusenga bavuga ngo Satani tugutaye mu muriro, Satani turagutanyaguye. Ibyo ntibishoboka. Satani aracyafite umwanya wo kuzerera no gukora imirimo ye, ariko hariho umunsi azafatwa ku ishingo agatabwa mu nyanja ya kumuriro n'amazuku. Haleluya, haleluya. Nanone mwitangira ry'ubwami hari ikindi cya gatatu kizaba. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha tuba kuwiteka Imana, ukunda kandi ukurikiye kandi byose bica ku Musaraba TV ndetse no kuri Kamba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana abakomeho ndetse n'abawe bose hanze aho muherere hose, diaspora hafi na kure, mwese turasuje nawe kandi dusuje n'intara zacu zose, amajyaruguru, amajyepfo, burasirazuba n'uburengera bwaryo, umujyi wa Kigali. Mwese tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umushumba Imana ihamagaye mu minsi kandi ari kugenda ikoresha imirimo itandukanye. Tugiye kuganira muri kano kanya rero, ajya tuganiriza tugafashwa n'ijambo ndetse n'impuguro ajya tugezaho. Twishimiye kongera kubana. Reka tumuhe ikaze rero akomeze atuganira. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo mushumba. Ya murakoze kutwakira. Amazina yanjye nitwa Pastor Mitabu Jonas Ngenda mu mucyo. Ndo musaza wari mu kiruhuko cy'izabukuru, ufite imyaka 75. Yego.
ariko nubwo ni mu kiruhuko cy'izabukuru ndumva Imana ikimpamagarira kubwira abantu ba ijambo ryayo. Kuri ubwo nshimiye Imana rero kuko mutwakiriye muri kano kanya kumugoroba. Yego. Murakoze. Umugisha kandi kavuga ngo imbaraga n'amavuta ntibikakubureho. Tumaze igihe tuganira ku byisho bitandukanye, ibyo byose uracyakomeje muri uwo muhamagaro, ariko nzi ko umwuka ajya guha byinshi ugomba kutugezaho. Reka ngusabe usenga Imana ubundi ukomeze umwuka agiye kukuyobora. Ni karibu. Mana, turagushimiye kuko ugira neza, turagushimiye kuko uri Imana idukunda, turagushimiye kuko uri Imana ihora itwishimira, turagushimiye kuko uri Imana ihora yifuza kutugirira neza. Turagushimiye muri uno mugoroba kuko twemereye ko imbere y'amaso yawe kugira ngo tuganire ijambo ryawe n'ubwoko bwawe hirya no hino. Turakoraritse muri gahunda zose tugiye kujyamo, taba ari twe aho icyubahiro cyawe kigaragarire muri twe. Ndagushimiye Mana kuko ubyemeye no kubikora ubikoze ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Karibu komeza. Turaririmba n'indirimbo ya 69 mbere yo gukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Iravuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi turimo nayo ni kwitana ingoga. Owe angana zaragwa icyo gihugu, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanje bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Twizeye rwose kuzabona icyo gihugu ko kiri, dutegereje gusa uwaducunguye. Ibimenyetso bitwereka ko agiye kugaruka, bitwereka ko wa munsi wegereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanje bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi ibyanditswe nabyo bivuga ko Yesu aza vuba, kandi ubwo azagaragarira mu bicu. Haleluya, haleluya, azaboha wa mugome, umwe wagerageje kuturimbura, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanje bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Kandi abantu benshi barananiwe gutegereza, ubakanguze vuba bya bimenyetso, kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba. Nukuri tubona ko Yesu aza vuba, dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje. Mutima wanje bamaso utungana iminsi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. Haleluya. Amen. Dushimiye Imana muri no mugoroba kuba tugeza hano imbere y'amaso y'Imana tuganira na Umusaraba TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ndimo kumva mpatwa no kuganira ijambo ryo kugaruka kwa Yesu, kuko mu masezerano yandi dusanga muri Bibiliya amasezerano menshi yamaze gusohora. Sezerano risigaye dutumbiriye ni sezerano ryo kugaruka kwa Yesu, kuko iyo sezerano iyo ritaza kubaho bamwe baba barabivuyemo, abandi baba barabiretse, ariko bitewe nuko Yesu yavuze kuko agiye kandi azagaruka, niyo mpamvu dukomeje gutitiriza no kwibutsa abantu intego yo kugaruka kwa Yesu. Kuri ubwo muri iki cyigisho nateguye kuko tuzaganira
amagambo agera kuri 5 niyo tuzaganira muri iki cyigisho. Ijambo rya mbere tuzaganira ni ukwerekana ko ijambo rya mbere tuzaganira muri aya magambo nateguye ni ukwerekana igihe cyo kugaruka kwa Yesu icyo ari cyo. Igihe cyo kugaruka kwa Yesu icyo ari cyo. Muri aya magambo rero niyo magambo nateguye kuko tuzaganira. Navuze kuko tuzaganira amagambo 5. Ijambo rya mbere ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso simusiga byo kugaruka kwa Yesu. Ijambo rya kabiri tuzaganira ku byerekeye kugaruka kwa Yesu uko ariko. Ijambo rya gatatu tuzaganira ibyago bizaba ku isi ku batuye isi mu gihe cy'imyaka 7 itorero rizaba rimaze riri kumwe na Kristo mu kirere. Ijambo rya kane tuzaganira ku ngoma y'umwami Yesu y'imyaka 1000. Ijambo rya gatanu tuzaganira ku muzuko w'abapfuye wa pagani n'urubanza bazacibwa nuko abantu bazinjira mu bugingo. Amagambo 3 rero twarayaganiriye. Ubu tugeze ku ijambo rya kane bwitwa ubwami bwa Yesu, igihe cy'ingoma y'imyaka 1000 y'ubwami bwa Yesu. Niryo jambo tuganira muri uyu mugoroba. Dusomye mu ijambo ry'Imana biravuga ngo uhereye kera kose ingoma z'abami zagiye zibaho kandi ingoma zigasimburana, umwami agasimburwa n'undi mwami. Muri uyu mugoroba turareba ingoma y'umwami Yesu y'imyaka 1000 uko izaba iteye n'uko izaba imeze. Haleluya. Jambo rya mbere, ingoma ya Yesu cyangwa se ubwami bwa Yesu bwahanuwe n'abahanuzi benshi bo mu isezerano rya kera. Uhereye mu gitabo cy'Itangiriro ukageza mu gitabo cy'Ibyahishuwe usanga aya magambo bagenda bayasubiramo bavuga kuko Yesu azaba umwami. Dusomye hariya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 49 n'umurongo wa 10 tuhasanga Yakobo ahanurira abana be aravuga ngo inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda kandi n'inkoni y'ubutegetsi tizava mu maboko ye kugeza ubwo nyirayo azaba yaraje. Nanone dusomye hariya mu gitabo cya Yesaya ibice 9 n'umurongo wa 6 haravuga ngo umwana yatuvukiye, twahawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, umwami w'amahoro, data wa twese uhoraho. Ubutegetsi bwe n'ubwami bwe n'ingoma ye bizagaragara ku ntebe ya Dawudi. Bishaka kuvuga ngo ubwami bwa Yesu bwarahanuwe n'abahanuzi benshi bo mu isezerano rya kera kandi bahamyaga kuko Yesu azaza. N'ibyo kuri gihe cyarageze, Yesu aravuka. Mu ivuka rye barahanura baravuga ngo umwana yatuvuka, barahanura baravuga ngo twaje kureba umwami w'abayuda dukurikiye inyenyeri. Bishaka kuvuga ngo ubwami bwa Yesu bwari bwarahanuwe, ntabwo bwaje butunguranye cyangwa se ntabwo bwaje vubaha. Kuri ubwo rero tugiye kureba ibintu bizabanziriza ubwami bwa Kristo Yesu. Ibintu 3 bizabanziriza ubwo bwami. Icya mbere, azacira amahanga imanza hamwe n'aya nyamaswa ariwe mutegetsi w'isi n'abamuhanuzi b'ibinyoma ndetse habe na Satani. Azabacira imanza kuko dusomye hariya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 17 kugeza kwa 20. Gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 17 kugeza kuri 21. Haravuga aya magambo ngo mbora marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose biguruka mu kirere ati nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira, muge intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'abafite ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose ab'umudendezo b'imbata aborohetse n'abakomeye. Umurongo wa 19, nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma wakoreraga ibitangaza imbere yayo, abiyobesha bashyizweho ikimenyetso cy'aya nyamaswa n'abayiranye igishushanyo cyayo. Nawe afatanwa nayo bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku
n'amazuku ari bazima, abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa ke, kuhetswe na ya farashi, ibisiga byose bihaga iki intumbi zabo. Cyazakora mbere y'ubwami mu gihe hazaba ari ku ngoma ya Antikristo. Antikristo azakoranya ingabo ngo aze kumurwanya, bazahurira ahantu hitwa Harimagedoni. Aho muri Harimagedoni niho hazaba hari intambara ikomeye, bazamutega bagiye kumurwanya. Ariko Bibiliya iratubwira ngo azabicisha inkota ivuye mu kanwa ke, azahamagara inyoni n'ibisiga byo mu kirere, ababwira ngo nimuze muge intumbi z'abami n'iz'abatware n'iz'ibikomangoma abakomeye n'aboroheje. Kandi aho ngaho muri iyo ntambara niho wa muhanuzi w'ibinyoma witwa Antikristo azafatirwa, hamwe na ya nyamaswa yindi yitwa umuhanuzi w'ibinyoma, hamwe na batabwe mu nyanja yaka umuriro ari bazima. Abo bantu bombi nibo bazaba ba mbere gutaha umuriro w'Igehenumu. Ijambo rya kabiri, azafata Satani akingura urwobo rw'ikuzimu amutemo, azamanuka agira imyaka 1000 abohuye muri urwo rwobo rw'ikuzimu. Ijambo rya gatatu, hazabaho umuzuko w'abakiranutsi. Dusomye mu Byahishuwe ibice 20 n'umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Reka tuharebe Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Haravuga aya magambo ngo, muri intebe y'ubwami mbona abazicara bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka baciye ibihanga bahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashizwe ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000, bimana na Kristo imyaka 1000. Ibyo bintu rero bitatu nibyo bizaba. Hazaba umuzuko w'abakiranutsi. Uwo muzuko iyo tuwusomye dusanga Bibiliya ivuga ngo ni umuzuko wa mbere, ariko twareba tukabona hari indi mizuko yawubanzirije, hazaba impaka zitandukanye cyangwa se ibisobanuro bitandukanye. Uwo muzuko uzabugizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni Kristo wazutse ari we muganura wo kuzuka hamwe n'abazukanye nawe. Dusomye muri Matayo ibice 27 n'umurongo wa 51 kugera ku 53, Bibiliya iravuga ngo ubwo Yesu yari ku musaraba, isi yaratigise, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, indumi nyinshi z'abera bari barapfuye zirazurwa, barategereza Yesu amaze kuzuka binjirana nabo mu murwa. Ibyo ni itsinda rya mbere ry'umuzuko. Itsinda rya kabiri ni abantu bazazuka ubwo Yesu azaba ari kujana itorero. Nibo Paulo yashoboye kwandika mu rwandiko rw'Abitesalonike ibice 4 n'umurongo wa 16 kugeza kwa 17, aravuga ngo umwami azomanuka avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'imbanda y'Imana. Aravuga ngo uwo munsi abapfuye bazazuka, natwe abariho duhindurwe, tuzamuranwe tuza gusanganira umwami mu kirere. Iryo ni itsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu ni abantu bazashyirwaho ikimenyetso mu gihe cy'ubwami bwa Antikristo cy'imyaka 3 n'igice. Bazashyirwaho ikimenyetso kugira ngo bagende bamamaza ubutumwa hirya no hino ku isi. Aho niho Yesu banditse muri Matayo 24 na 15, baravuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bujigishwa mu isi yose. Abo bantu iryo tsinda tibazaramya ya nyamaswa, tibazemerwa no gushirwaho cya kimenyetso. Abo ngabo nibo tsinda rya gatatu. Ayo matsinda ko ari atatu niwo witwa umuzuko wa mbere. Ni umuzuko wa mbere bitewe nuko wakiri undi muzuko wa kabiri ari wo muzuko w'abapagani. Ijambo rya kane, izaba ari ingoma ya Yesu, izaba ari ingoma izagira imyaka 1000. Ntabwo izaba ari ingoma y'iteka ryose, ni ingoma ifite iherezo, ni ubwami buzagiraho bugarukira, ni ubutegetsi buzabaho ufite igihe bushirwaho ikindi gihe bukavaho. Bigaragara kuko ntazaba ari ingoma y'iteka ryose y'ubwami bwa Kristo. Ijambo rya gatanu, Yesu azaba ari we mwami w'ubwo bwami, kuko dusomye hariya mu Byahishuwe ibice 19 n'umurongo wa 16, Yohana yaranditse aravuga ngo ni umwami w'abami kandi ni umutware ugira gute, utwara abatware. Yesu azaba ari umwami w'abami kandi azaba ari umutware utwara abatwaye. Icya gatandatu, muri iyo ngoma ya Kristo mu bwami hazaba hariho ibikomangoma. Azaba ari kumwe n'ibikomangoma, ntabwo azima wenyine. Iwazima ariko azoba afite ibikomangoma. Bamwe bazaba ari abadepite, abandi ari ba ministiri,
abo ni bande? Nabera itorero rye, abo Yesu azaba ari kumwe nabo, abazaba baranesheje igishushanyo cya nyamaswa, baranesheje antikristu. Abo ngabo nibo bazimana na Kristo imyaka 1000. Bamwe bazaba ari abadepite, abandi ari ba ministiri, abandi ari abasenateri. Ndanya kuko abisi muri kino gihe barabimaranira, ariko twebwe abera, twebwe abizeye Yesu turabiteganirijwe, twarabibikiwe. Izo ni ibyacu, tuzabibamo, tuzategeka amahanga kuko tuzaba turi kumwe na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyongeye kandi hariho amagambo 3 mu butegetsi bwa Yesu cyangwa se mu bwami bwa Yesu Kristo. Muri ubwo bwami, ubwami bwe buzategeka isi yose. Ntabwo buzategeka gahande kamwe, tibuzategeka iburasirazuba ngo bureke iburengerazuba, buzategeka iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburyo n'ibumoso, kuko byanditswe ngo ubwami bwa Yesu buzakwira isi yose. Dusomye hariya muri Yesaya, reka tubarebe. Dusome Mika, muri Mika ibice 4 n'umurongo wa mbere. Rwandiko ubuhanuzi nk'uko bwahanuwe na Mika, ibice ni 4. Mika ibice 4, Mika ibice 2, reka turebe ibice 4 n'umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Mika aravuga amagambo ngo, ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe urusengero rw'Uwiteka uzakomezwa, mu mpinga z'imisozi ushirwe hejuru, usumba iyindi, n'amoko yose azawushikira, kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi azatuyobora inzira zayo tuzazigenderamo, kuko Siyoni niho hazava amategeko, ni Yerusalemu hazava ijambo ry'Uwiteka, kandi azakira amahanga imanza mu moko menshi, azahana amahanga akomeye ya kure, nabo inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazacuramo impapuro. Rashanga rizabangurira irindi shanga inkota irindi shanga, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana, ariko umuntu wese azatura munsi y'uruzabibu rwe no munsi y'umutini we, kandi ntawe uzakangisha, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kagize gute, ariko kabivuze. Cyo nashatse kuvuga aha, navuze kuko ubwami bwa Yesu Kristo buzategeka ku isi yose, iburasirazuba n'iburengerazuba n'iburyo n'ibumoso bazaza bikubita ingoma ya Yesu. Imbere ya Yesu niwe uzobara umutegetsi. Ijambo rya kabiri, nta yindi ngoma iyo ari yo yose izaba ihari. Ijambo rya gatatu, Yesu azategekesha ukuri no gukiranuka. Ayo ni amagambo 3 azaba ku ngoma ya Yesu. Ijambo rya 8, kiranutsi nibo bazinjira muri ubwo bwami. Abakiranutsi bo mu isezerano rya kera, abakiranutsi bo mu isezerano rishya, abakiranutsi bazakiranuka igihe cy'imyaka 7 batazemera kuramya antikristo cyangwa se kuramya igishushanyo cye, abo bose nibo bazinjira muri ubwo bwami. Ijambo rya kabiri, Biblia iratubwiye ngo abanyabyaha bazishwa mbere yo kwinjira muri ubwo bwami, kuko twamaze kuvuga ngo nibo babo bazamutega umunsi azaba amanutse, mbere yo gutangiza ubwami bazicwa. Dusomye muri Yeremiya ibice 25 n'umurongo wa 30 kugera kuri 33. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 25 n'umurongo wa 30 kugera ku wa 33. Haravuga ya magambo ngo, nuko rero nuko ubahanurira aya magambo yose, kandi ubabwira uti Uwiteka azatotoma ari hejuru, arangururijwe ari mu buturo bwera, azatontomera cyane umukumbi we, azatera hejuru nguwenga aburire abatuye mu isi bose. Urusaku ruzagera no ku mpera y'isi, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, azoburanya umuntu wese nabo n'abanyabyaha, azagabika inkota, azabagabiza inkota, niko Uwiteka avuga, azabagabiza inkota. Bishaka kuvuga ngo mbere yo kwinjira mu bwami abanyabyaha bose
bazakurwaho, abazoba badakiranuka Uwiteka bazicwa, bazavaho. Jambo rya gatanu, abazaba bafite imibiri misha, abera bazazuka bazaba bafite imibiri misha, bazoba bambaye imibiri yo kudafa, bazoba bafite uburenganzira bwo kubana na Yesu muri Yerusalemu no kuzamuka bakirirwa mu ijuru, kuko bazaba bambaye imibiri misha. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo rya 9, ngiye kubabwira ibizaranga ubwami bwa Kristo. Ubwami bwa Kristo hari ibindi 15 bizaranga ubwo bwami. Icya mbere, buzaba ari ubwami bw'amahoro. Icya kabiri, buzaba ari ubwami bw'ibyishimo. Icya gatatu, buzaba ari ubwami bwera. Icya kane, buzaba ari ubwami bw'ibyiringiro. Icya gatandatu, buzaba ari ubwami bukiranuka. Icya karindwi, bazaba bafite ubwenge n'amategeko akomeye. Icya munani, hazaba hariho gukurwaho umuvumo ku byaremwe byose. Muribuka mu gihe Adamu yakoraga icyaha, Imana yaramubwiye ngo uzaniye ubutaka kuvumwa, uhereye ubwo munsi buzamera imitovu n'imikeri, kandi uzaza urya ibibuvuyemo. Bigaragara ko ubutaka bwavumwa, ariko icyo gihe cy'ubwami bwa Yesu ubutaka buzavumurwa, buzera imyaka, buzarumbuka, bwera imyaka, abantu batera ibiti, barya imbuto zabyo, bahage bagubwe neza. Ijambo rya 9, muri ubwo bwami bw'ibyaremwe, ubumwe, hazaba ubumwe bw'ibyaremwe byose, hazabaho ubumwe bw'ibyaremwe byose. Niyo Bibiliya ivuga ngo intare izaryamana n'inka, umwana wonka azakina ku mwobo w'inshyira, nta kizagira ikintu gitinya ikindi. Hazabaho ubumwe mu bintu byose. Jambo rya 10, indwara zizakurwaho. Ijambo rya 11, abantu bazaramba nk'ibiti, nta mwana uzapfa adashikije imyaka 100. Ijambo rya 12, Bibiliya tubwira ngo hazaba kongerwa kw'izuba n'ukwezi, umucyo w'izuba n'uw'ukwezi, kugira ngo ubutaka burushirizeho kurumbuka. Ijambo rya 13, abantu bazavuga ururimi rumwe, ruzaba ari ururimi ruhuza abantu bose. Ijambo rya 14, abantu bazagira urusengero rumwe. Ijambo rya 15, intambara zizashira. Haleluya. Bibiliya ikatubwira ngo muri iyo minsi isi izuzura kumenya Imana, kuko amazi yuzuye mu nyanja. N'ubwami bw'amahoro, n'ubwami bw'ibyishimo, n'ubwami bw'umunezero. Kuri ubwo rero igihe cy'ubwami kizarangira, ariko hariho ubwami bw'iteka ryose. Ndashaka kubabwira kuko iki gihe cy'ubwami bwa Yesu nubwo buzaba bufite ubwiza bumeze gutyo, ariko si byo herezo ry'ibintu. Hari ubundi bwami buzatsimbura ubwo, ni ubwami butazatsimburwa n'ubundi bwami, buzaba ari ubwami bw'iteka ryose, nibwo bwami tuzaba mu iteka. Haleluya. Cyongeye kandi mu itangira ry'ubwami hari ikizagaragara. Bibiliya tubwira ngo Satani azafungwa. Yohana yarabibonye hariya mu Byahishuwe ibice 20. Reka tuwarebe ibice 20, murongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Bibiliya avuga ngo mbona marayika ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyororo munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo yanzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibora kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya, kugira ngo kongera kuyoza amahanga, kugezaho iyo myaka 1000 izasirira. Icyakora nishira gikwiriye kuborerwa kugira ngo kimare igihe gito. Dusomye aha, Bibiliya iratubwira ngo Yohana yabonye marayika amanuka afite urufunguzo. Nta wundi ufite urufunguzo ni Yesu. Yesu niwe ufite urufunguzo. Muribuka uko yabwiye Yohana ubwo yamusangaga hariya ku karwa ka Patimo, yaramubwiye ngo Yohana, humura, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Dore nari narapfuye, ariko none dore niho, kandi dore nkwereke nkumenera ibanga Yohana, dore mfite urufunguzo rw'urufungu rw'ikuzimu. Uwo munsi Yesu azamanuka afungura urwo rw'ikuzimu. Namara gufungura rwo rw'ikuzimu, afate cya kiyoka cya kera, ariyo yanzoka n'umwanzi Satani, agite mu rwo rw'ikuzimu hakinge. Muri urwo rwobo kizamaramo imyaka 1000.
turi mu kubona abandi bakoze ibyaha bacirwa imanza, bagacirwa umwaka, bagacirwa imyaka 3 ariko Satani azacirwa imyaka 1000, azamara imyaka 1000 arimo amanuka gikuzimu. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nyuma ya imyaka 1000 nishira Satani azabohorwa, yongere kandi ace mu mahanga azoba ariho ayobya amahanga. Ako gahe gato ni imyaka 3 n'amezi 6. Kuri ubwo rero azabohorwa, yongere kandi ayobya amahanga. Turabisanga mu Byahishuwe bice 20 n'umurongo wa 4 ukeza ku murongo wa 10. Haleluya, haleluya. Mbere yuko Kristo yima ubwami bw'iteka hazabaho ibintu 4. Byo bintu 4 nibyo tugiye kureba. Icya mbere tuvuze kuko Satani azobohwa akagira imyaka 1000 ari muri prison. Icya kabiri, muri uko kubohwa kwe imyaka 1000 nishira azabohorwa. Nyuma yo kubohorwa Bibiliya iratubwiye ngo azirukanga mu baturage bo kwisi ariyo Gogi na Magogi. Tuvuze ko Satani azabohorwa mbere yo gutangiza ubwami bwa Yesu. Namara kubohorwa aziruka mu mahanga yose yo mwisi ariyo Gogi na Magogi abakoze ku ntambara y'umunsi ukomeye. Reka tuwarebe Ibyahishuwe ibice 20 n'umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 10. Aravuga ya magambo ngo iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruka y'inge z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo bakoranize mu ntambara. Umubari wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umugukundwa. Umuriro uzamanuka uve mu ijuru ugire gute ubatwike. Uwo ni uwo munsi rero Satani azabohorwa, yiruke mu isi yose, ateranya abantu twita ngo ni Gogi na Magogi. Reka tube nk'abareba abo bantu bitwa Gogi na Magogi. Abo ngabo ni urubyaro rwa Nowa, ni abakomotse mu rubyaro rwa Nowa. Tubona bene Hamu batuye mu burengerazuba bwa hagati y'isi, batuye mu burasirazuba bwo hagati y'isi, Afurika n'amajyaruguru y'ubutayu bwa Sahara. Na urubyaro rukomoka muri Hamu. Abakabiri bazoba bakomoka muri Shemu, batuye mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara, naho niho batuye. Abandi na urubyaro rwa Yafeti, batuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo kwisi no mu bihugu by'Abarabu, Uburusiya, Ubushinwa n'abandi na Korea. Abo bose nibo Bibiliya ivuga ngo ni Gogi na Magogi. Azabakoraniriza ku ntambara yo ku munsi ukomeye, bazoza bagote umurwa wa Yerusalemu, bagote n'umurwa w'abera. Muri ako kanya Bibiliya iratubwira ngo umuriro uzomanuka uve mu ijuru ubatwike bashire. Ijambo rya gatatu, niwo munsi Satani azafatwa. Rya kabiri, niwo munsi Satani azafatwa atabwe mu nyanja yaka umuriro. Muri iyi minsi abantu bari mu gusenga bavuga ngo Satani tugutaye mu muriro, Satani turagutanyaguye. Ibyo ntibishoboka. Satani aracyafite umwanya wo kuzerera no gukora imirimo ye, ariko hariho umunsi azafatwa ku ishingo agatabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Haleluya, haleluya. Nanone mu itangira ry'ubwami hari ikintu cya gatatu kizaba. Ijuru n'isi bizezwa n'umuriro. Isi izezwa bitewe nuko yavumwe. Kuva cyagiye cya Adamu isi iriho umuvumo, kubera iyo mpamvu izezwa. Ijambo rya kabiri naryo rizezwa kuko Satani isaha niho cyakorewe mu ijuru, nyuma yahatabwa mu kirere. Ibyo bintu uko ari 2 bizezwa. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cya Petro, reka tuwarebe Petro, urwandiko rwa Petro ibice ni 3 n'umurongo wa 10. Petro wa kabiri ibice 3 umurongo wa 10. Petro wa kabiri ibice 3 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Haravuga ya magambo ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro byose biremeshwa bikayengeshwa no gusha cyane. Isi n'ibirimo bizashira, nuko ibyo byose bizayenga. Bityo yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebe yategereza tugatebusa umunsi w'Imana,
uzatuma ijuru riyenga, ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibishingiriro byose biremeshwa bigashongeshwa n'ubuca cyane. Ko ni kuko yasezeranije, dutegereje ijuru risha n'ishisha izo gukiranuka kuzabamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuvuze kuko isi izezwa n'ijuru naryo bizezwa. Ijambo rindi rya nyuma rya kane, abatizera bose bazacirwa urubanza. Niho hadusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 20 n'umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 15. Mbese muri make ibyo nibyo nari nteganije cyangwa se nateguye kuganira namwe kuri uno munsi. Bibiliya tubwiye ngo twumvishe byinshi kandi byiza bizaba mu bwami bwa Kristo. Nagira ngo mbaze, ese aho uriteguye kuzaba muri ubwo bwami? Reka nkubwire, inzira ni imwe gusa kugira ngo witegure kuzaba muri ubwo bwami, kuzabana na Yesu, kuzagendana na Yesu, kuzimana na Yesu. Inzira imwe gusa ni imwe, ni inzira yo kwizera Yesu ukamwemera nk'umwami n'umutambyi. Kuri ubwo rero ndagira ngo nkubwire uno munsi uracyafite umwanya wo guhitamo kwemera Yesu, kuko akiri umwanya, ariko hariyo n'ikindi gihe abantu bazabishaka bakabibura. Muri make Imana itugiriye neza, Imana iduha umugisha. Haleluya. Amen. Turagushimiye Imana kuko ugize neza. Haleluya. Turagushimiye kuko ubanye natwe muri uno mugoroba. Twumvishe inkuru zawe kubyerekeye ubwami bwawe. Jambo ryawe ritubwiye ubwami bwawe ibizaburanga. Bivuze kuko buzaba ari ubwami bw'amahoro, buzaba ari ubwami bw'ibyishimo, buzaba ari ubwami bw'umunezero, nta rupfu ruzahagarara, kandi abantu bazarama nk'ibiti muri ubwo bwami. Nta shyanga rizabangura irindi shyanga inkota, nta uzongera kwiga kurwana. Amasuka amacumu yawe azacuramo amasuka n'imihoro yo guhinga, kandi ubutaka buzarumbuka. Reka icyubahiro cyawe kibane natwe. Rarika benshi bari hirya no hino, iburasirazuba n'iburengerazuba, kugira ngo bitegure kuza kwawe, bitegure ubwami bwawe. Igihe ni iki cyo kwitegura, kuko ari ikindi gihe abandi benshi bazabishaka ariko bakabibura. Ndagushimiye Data kuko ubyemeye. Ni 078 325 3846 078 325 3846. Imana ibagiriye neza kandi Imana ibahe umugisha. Ubwiza bwa Yesu bubane namwe mu bihe byose. Amen. Amen.